munyemerere dufate akanya gato maze twumve iyi inkuru ibabaje cyane y'umubyeyi witabye Imana ari mu rusengero. Munyemerere gato mbere y'uko tubabwira uko byagenze, tubanze dusobanukirwe iby'iyi video hano bari kurira. Nk'uko mumaze kubyibonera, bano n'abana be cyangwa se umuryango we wari umaze kwinjira aho yari ari gutegurwa kujyana gushyingurwa, maze bagezemo bose kubera agahinda kenshi baraturika bararira, bibaza uburyo Imana imutwaye akiri muto kandi ikamutwarira mu nzu yayo akikorera ndetse afite n'abana batoya. Iyi ni inkuru ibabaje cyane kuko uburyo yabayemo, uyu mubyeyi yarazindutse ku munsi wo kujya gusenga nk'uko basanzwe bajya gusenga, maze ajya mu nzu y'Imana nk'uko yari asanzwe abikora ndetse nta n'ikibazo yari afite, maze mu gihe cyo gusenga mu materaniro nk'uko musanzwe mujya mubona ukuntu bikorwa, hagiyemo igihe cyo gusirimba nk'uko abanyamurenge babikora cyane cyane. Muri uwo mwanya bakiri gusirimba nibwo uyu mubyeyi yaje gufatwa n'akantu k'isereri, maze intege cyangwa se imbaraga zisa nk'izigabanutse muri we, yitura hasi. Akimara kwitura hasi bahise bamwegera aho ngaho yari amaze kwitura hasi, baramuhungeza, bazana n'amazi baramuha aranywa, ariko babona ntacyo biri gutanga, imbaraga zikomeje kugenda zigabanuka cyane. Pasiteri wari uri aho agerageza kumwegera cyane ngo amufashe, bakomeza kubona ibyo bari gukora byose ntabyo biri gutanga, nibwo baje guhita bamufata bamujyana mu modoka, bakomeza bamuhungeza bamwitaho cyane, ariko babona ntacyo biri guhinduka, maze abari bamufite bo bakabona n'ubundi ni nk'aho atakiri mu mubiri, kuko uko yacitse intege akitura hasi agasa nk'uhwereye niko yagumye, icyo bakoraga cyose niko yagumye. Baramufashe bamujyana mu modoka, iyo modoka imujyana ku ivuriro, ubwo ni ku bitaro byari biri aho hafi, ariko n'ubundi bagakomeza kubona ntacyo biri gutanga, ko uko yacitse intege agasa nk'uhwereye niko yagumye. Byakomeje gutyo maze bamushyira mu modoka, imodoka imujyana ku ivuriro ryari riri aho hafi, ubwo ni ku bitaro. Maze akimara kugera ku bitaro, dogiteri atangira kumuvura, yamuteye serumu ya mbere ishira ntacyo itanze, maze amutera serumu ya kabiri nabwo irangira nta kintu itanze. Dogiteri akomeza amwitegereza, maze ari kumureba nibwo yahise avuga ati, ndabona umuntu mutuzaniye nyamaze urugendo rwe rwarangiye. Uwo yabibwiye yanze guhita abyemera, kuko nawe urukumva birimo urujijo, umuntu yaje mu materaniro ari muzima, maze agize akabazo abaye nk'uhwere, acitse intege abaye nk'uhwereye, twese tumuzana ku ivuriro tuhagize ibye byarangiye. Ibi ntabwo bishoboka. Yakomeje avuga ko bidashoboka, maze asubirayo koko ajya kureba koko nimba ibyo dogiteri avuze ari ukuri, maze asanga ni ukuri. Bidatinze bahise bahamagara wa mupasiteri wari uyoboye amateraniro, maze kubera gukunda umurimo w'Imana avuga ko adasohoka mu materaniro, ariko ntabwo yari aramenya ibyabaye, nibwo baje kumumenyesha ko haje inkuru mbi ku buryo bw'umubiri, ariko mu buryo bw'umwuka ko ari inkuru nziza kuko umugeni yari atashye. Maze pasiteri arasohoka ajya kureba koko nimba ibyo bari kuvuga ari byo. Ageze aho ku ivuriro ku bitaro aramureba, areba neza kuko nimba ari byo, asanga nibyo umugeni yatashye. Maze agahinda kaba kenshi, ariko uko kaba kenshi ku banyamwuka cyangwa se ku bantu bizera Imana, bo bagerageza kwihumuriza kuko umugeni nyine aba atashye, aba agiye muri rya juru twese duharanira kuzajyamo.
nibwo yagarutse mu materaniro, bakomeza amateraniro nk'ibisanzwe, maze mu gusoza amateraniro asoza atanga amamenyesha. Murabizi ko abajya gusenga batanga amatangazo bavuga ngo bimeze gutya. Nibwo pasiteri yahise amenyesha iteraniro ryose ko wa mumama wari urimo asenga muri bo, wari ukomeye utari urwaye ndetse mu buzima busanzwe utari usanzwe arwaragurika, yaje kwitaba Imana. Nuko urugendo rwe rwaje kurangira muri iyi si y'abazima, ariko mu bazima mu buryo bw'umubiri. Gusa Imana ikora uko ishatse, ndetse burya igutwara burya mu gihe iruzi warangije umurimo wawe ukiri hano ku isi. Kuko niyo tugiye muri Bibiliya dusangamo umugabo wakoreye Imana cyane witwaga Hezekiya, maze Imana iramureba amaze gukora umurimo wayo neza, amaze gukora umurimo we kuri iyi si, imwoherezaho intumwa cyangwa se umuhanuzi, aramubwira ati igihe cyawe cyo gutaha kirageze. Maze Hezekiya ahita yinangira, maze uwo Hezekiya yaje kwibutsa Imana imirimo ye. Imana imwongeraho imyaka 15 yo kubaho. Muri iyo myaka 15 yo kubaho niyo Hezekiya yaje gukoramo ibyangwa n'amaso y'Imana, kuko yaje gushyira Isirayeli mu byago. Hari n'izindi nkuru nyinshi zigenda zibyerekana ko burya Imana igucyura ibona ko imbere yawe cyangwa se mu myaka usigaje ku isi wari ugeze ku gihe cyo kuyivaho, cyangwa se ugiye gukora ibibi itishimira. Ibyo akaba ari byo byakuviramo kuba utabona ijuru. Maze rero Imana ikahita ikubwira ati ngwino mwana wanjye, ngwino mu bwami bw'ijuru uhemberwe ibyo wakoze. Ikiba cyiza ni ukubyemera, kuko nyine nicyo gihe Imana ibibonye gikwiye kuko wava mu mubiri. Ni byinshi twatangaho ingero nyinshi bigaragaza ko Imana itajya yibeshya, kandi ikora igikwiye mu gihe cyacyo kandi mu gihe cy'ukuri. Gusa ku rugendo rw'uwo mubyeyi birumvikana koko yagiye mu bwami bw'ijuru. Burya gupfira mu rusengero ni ibintu byiza buri wese yifuza, pfa kuba upfuye wihannye, cyangwa se wari urimo uhimbaza Imana mu by'ukuri wihannye, nyine umeze neza uri gukorera Imana. Ubwo rugendo ni rwiza, rutandukanye no gupfira mu kabari, gupfira ku ndaya ndetse n'ahandi hantu habi umuntu apfira. Ntibyifuzwe gutangazwa aho yapfiriye, kubera ko yapfiriye ahantu habi. Ndabashimiye cyane ababanye natwe muri iyi video. Saba mwese ko mwakora ibyiza, kuko n'ubundi tuzava muri uyu mubiri. Ahubwo bikaba byiza kuvuga ngo navuye muri uyu mubiri ndaha hantu, kuko nk'uyu kuvuga ngo yavuye mu mubiri ari mu rusengero bikumvikana ni ibintu bivugitse neza. Ndabashimiye cyane. Nitwa Olivier. Imana ibarinde.